nkubwire Timamu ishyamba ni rigari buri wese ashobora kujyamo agaca inkoni ye ariko ikintu gitangaje ni ukumva ukuntu umuntu yafashe umurongo wo kuvuga ngo senye ibya Timamu nanjye senye ibya digidigi nanjye senye ibya digidigi wasenye ibya ukibaza ukavuga uti uyu muntu mu by'ukuri ibintu harabura iki kugira ngo abantu twuzuzanye harabura iki kugira ngo abantu bakore babane hanyuma aravuze ati okay umuginga nubwo yari inshuti yanjye habonetse impamvu natumye imusubiza inyuma ngiye nkazamuka reka nyihereho mbona uko nanjye ngira gute ncuruza ubundi ikibazo ni amafaranga n'inda ako kantu niho ruzingiye ariko noneho tukaza kwibaza reka ikibazo kibinda ibyo biguha ubuhe budahangarwa butuma ukanga abaturage ntibikwiriye ko ukwiye guhirahira ukaba utari no mu nkeragutabara ukaza kubwira abantu ukaga abanyarwanda uzabere njyewe ikintu ukagira ngo ikintu mbona uzabyitondera unarebe n'abagafite inyuma baba batinya cyane ntiyatinyuka kuvuga amagambo nk'ayo anagutera n'ubwo banagatoya akavuga ati nyabura muri uyu murongo ugende gutya witwararitse aha tudakora n'amakosa ubundi kurusha biba bibi kurusha kuba byiza nta kintu bimaze twahereye kunda yego inda nubwo yaba akadomo ihora ishaka kurya nubwo warya ugashyiraho inyama ukazihaga ushobora guhaga inyama ugahaga kawunga ugahaga umuceri ariko uzasanga ushaka kurigata isukari cyane isukari nayo nusanga utashaka kuyirigata uzakenera gufata kiri duyishyire mu kanwa byanze bikunze uzanga wumva ushaka ibishyimbo birimo gikukuru usanga ushaka ibishyimbo bitarimo gikukuru ariko ikintu cyiza cyari gihari ntabwo byari bikwiye rwose pe ngo abantu bicare ariko yatanze iki amande uranishyura ntabwo rero byari bikwiye ngo umuntu yongere gufatira reference ngo uribuka ngo cyagiye ukumva umuntu azanye ibintu rwose byarangiye agaruye ibitari ngombwa icyo ntihagari cyo n'ikindi kintu kitari gikwiye tureba uburyo abantu b'abanyarwanda nyabo tumenye yuko dufite ukuntu tubayeho abantu bifitiye utuntu twinshi mu mutwe kubera n'impamvu zitandukanye sibyo ntabwo rero byari bikwiye ngo abantu bakomeze basomborotse abandi bakomeze basembura abandi ntabwo bikwiye social media rwose cyari ikintu cyari gihari ngo abantu bacuruze urumva batera imbere ntabwo cyari ikintu cyo kugira ngo abantu wenda tubaye nk'abahina amagambo muri ntibikwiriye wenda nitugirirwa impuhwe n'ababishinzwe mu nzego zitandukanye bazatuzanire ubwiyunge batuzanire ubwiyunge muri social media kuko bagiye ushatse kuvuga iki impamvu ndashingira ku byo wenda nk'umuvugizi wa RIB yatangaje yego avuga ati aho mugeze murimo murakabya kwiriye ibihano muri kwica amategeko runaka izo tekereza ko yavuze kuri yaburiye ukagira ngo bamubwira ati tubwira abantu vene bagize ngo yabayoberwa ikaze kuri mwese mukurikiranye Igihozo TV aho muri hose mu bice bitandukanye ari abari mu Rwanda ari n'abari mu mahanga mwese mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda tubahaye ikaze hano turi ku Gihozo TV hano hari abatumirwa dufite hano reka mbahe ikaze ikiganiro cyo nkuko mubizi ntibikwiriye ikaze murakoze cyane digidigi ndakumva yes uraho neza ndaho nta kibazo ndashimye tuguhaye ikaze hano ku Gihozo TV murakoze cyane fresheri hano kubera Imana amen atima yes nawe turakwakiriye ku Gihozo TV murakoze cyane muri ntibikwiriye nk'ibisanzwe abantu barakora ntabwo bikwiriye ni ibiki bidakwiriye uri kumwe n'umugabo w'icyamamare cyane hano mu Rwanda muri sinema nyarwanda ni ibiki bidakwiriye uyu munsi twaje muri ntibikwiriye nkuko musanzwe mubana natwe umunsi kundi tunashimire ababana natwe basharinga bakora subscribe bakora comment kugira ngo batwungure ibitekerezo byo gushaka kunoza umurimo ndetse n'umwuga wa ntibikwiriye no kubaka by'umwihariko societe nyarwanda no kuwongera kwibutsa abantu indangagaciro z'umunyarwanda ntibikwiriye rero tugiye kuba turebera hamwe impamvu abantu bashobora guteranwa n'umwuga bahuriyeho cyane cyane kuri social media yego ese kuba ncuruza tutarajya kuri social media no kabucuruza wenda ucuruza amapantaro nanjye ncuruza amapantaro yego
murangura mu Bushinwa nkayirangura Dubai dukwiriye gushwana kucuruza amakariso se njye nkacuruza amasutiye cyangwa tugacuruza amabasi ibyombo muri rusange dukwiye gushwanisha n'ibyo bintu niye mpamvu iyo mwihariko kuri social media abantu bari gushwana bapfuye ko bose bacuruza amagambo bacuruza inkuru nibyo ariko ashingiye ku munwa yego ku cyaba abantu bari gushwana hejuru ko bitanabavunye bajya kurangura aho ngaho ni igitekerezo buri muntu yageze bitewe n'amashuri yize yego cyane cyane bari gushwana impamvu tukwiye kurebera hamwe ko bidakwiriye n'abanyamwuga mu byo bakora ntabwo uri bujye kure ibi byatangiye buri wese avuga ati nubake sosiyete yego nyarwanda ntanga umusanzu wanjye yego wo kugira ngo ngire ibyo wenda afasha abantu yego mbahe amakuru y'ibyo nzi mbahe ibitekerezo byanjye yego rwose ntekereza ko byatangiye cyangwa se n'ubundi buri wese afite intumbero yo gukora ibyiza yego kugira ngo bigende neza kuko muri sosiyete tubana abone n'agafaranga mu bantu habamo abandi yego umuntu akicara akavuga ati ibyo ari byo byose nzibi reka ntanga ibitekerezo byanjye yego ntawe ubyuka mu gitondo uko byumva agambiriye kugira ngo asenye ntawe ubyuka mu gitondo n'urugero rufatika yuko umuntu abyuka mu gitondo akavuga ati ngiye gutwara abagenzi ntawe uba wapanze kuza kugonga mugenzi we muri gare ntawe uba wapanze kuvuga ngo ndaza guparika ahantu runaka ntawe uba wavuze ngo ndaza gukubana na runaka dushwane ariko ukabona ageze ahantu ashatse gutambuka mbere cyangwa se n'undi wenda basa n'abatikanyije yongeye umuvuduko n'undi arawongereye kugira ngo bamere nk'abasiganwe ubu ugasanga cyangwa se umwe akubye undi bakavamo bagashwana mu gihe bari kuvuga bati nabyutse mu gitondo nje gushaka ubuzima nawe uje gushaka ubuzima ntacyo dupfa cyangwa twari twifitiye urugendo mwana wa mama zitandukanye hangiritse iki akareba ni 15 okay fata 8 nawe ushyiraho 7 n'impanuka ariko twe cyangwa aho bigeze ntabwo ariko bimeze umuntu ari kubyuka avuga ati ndaje ntakarabe mu maso akambara inkweto ntafunge arase neza yatindijwe no kugira ngo ajye kubirindura nde mugenzi we icyo rero mu by'ukuri ntabwo bikwiriye ntabwo umurongo ntekereza yuko abenshi batangiye bawutekereza bafite ariwo bakirimo ntabwo ari byatangiye gahoro gahoro none bimaze gutinda umuntu atangira avuga ati se ibintu ngiye gukora ubundi bizemerwa za mpungenge zikamucisha bugufi yego yamara kwemerwa namwe mutwemera yego akizamura agahindura iki abati ngiye namwe ukwiye kuba mureba ubi social media yego undi nawe akaza bati gutuba umwami mpari yego kandi burya reka nkubwire tumamu ishyamba ni rigari buri wese ashobora kujyamo agaca inkoni ye ariko ikintu gitangaje ni ukumva ukuntu umuntu yafashe umurongo wo kuvuga ngo senye ibya timamu nanjye nsenye ibya digidigi wasenye ibya ukibaza ukavuga uti uyu muntu mu by'ukuri harabura iki kugira ngo abantu twuzuzanye harabura iki kugira ngo abantu bakore babane batuje nk'uko mwabyumvishe rero kuri uyu munsi muri iki kiganiro cy'uyu munsi mwe mukurikiye Igihozo TV tugiye kureba ese ubundi koko birakwiye ko umuntu aba afite YouTube channel akazinduka mu cyakare ashaka kugira gute kubirindura umuntu uwo ari we wese cyangwa se kuba yewe bari hari nabo usanga benshi bari n'inshuti ugasanga ashaka ko mugenzi we ikibazo ahuye nacyo akibyazamo ifaranga atitaye ikintu cyo kuba bari inshuti cyangwa se mu muco nyarwanda ntabwo ari ifaranga gusa ahubwo bavuga ngo ikosa rya mugenzi we akibigishoro bari inshuti rirabigishoro rihinduka n'icyo abanyarwanda se bavuga ngo kumukubita hasi kugira ngo we azamuke yego ibintu abanyarwanda batwumva babyumve neza biriseriye ntabwo byari bikwiriye mbere mwarahuye uravuga uti rero kugira ngo ngire imbaraga reka niyuye kuri kanaka kamushyigikire nanjye ashyigikire ansharingire nanjye musharingire ampiningire nanjye mupiningire yego twiyubake bukeye imwe muri bo kubera amahirwe yagenwe n'Imana kuko bose nta muntu n'umwe wayagena ni Imana iyagena ibya runaka biremera undi ntibyapfa kwemera yego cyangwa umwe byemeye cyane undi byemera gakeya twebwe turacyarwana nuko byemera yego urumva imitwe myinshi ihanganiye mu kintu abandi banacyanatekereza hanyuma aravuze ati okay
Muginga nubwo yari inshuti yanjye habonetse impamvu natumye imusubiza inyuma ngiye nkazamuka reka nyihereho mbona uko nanjye ngira gute ncuruza ubundi ikibazo ni amafaranga n'inda ako kantu niho ruzingiye ariko noneho tukaza kwibaza reka ikibazo cy'ibinda mu by'ukuri iruzura nta muntu uhaga ahora ashaka ibindi ni ukuvuga ngo rero nuko wenda abantu bameze nk'aho babinyura ku ruhande nta nubwo turaza gusanga ari n'inda turaza gusanga ari ikindi kintu gishobora kuba cyarateye icyorezo ntazi impamvu yanjye ntabwo niyumvisha ukuntu jyewe ndamutse mfashe umwanzuro cyangwa mfashe inzira itari nziza kugira ngo njyewe mparabike umuntu runaka musenyera ibintu ngire gute abandi bantu tutatikanyije isambu nawe badasangiye nawe badahuje nawe umwuga bajya inyuma y'ibitekerezo byanjye bisenya dore impamvu bajya inyuma y'ibitekerezo byawe bisenya niyo mpamvu kuri social media muzasanga inkuru imwe y'uwitwa kanaka ariyo iri kuvugwaho n'abantu barenze 30 ni ukubera iyo mpamvu nta zindi content bafite zo kuvugaho ahubwo bari buze kuza inyuma ya digidigi wamaze kubaka izina icyo avuze bakigendereho namara kukigendera bakigendera atari izindi mpamvu ntibasobanukiye ukuri kw'ibyabaye nta nubwo ari kubanga wa muntu ahubwo abatuye niwe garamfuri wacu muri uyu murimo nk'umuntu twemera akakanazanye reka natwe tukagendera ducuruze dushaka ubuzima niyo mpamvu ku rundi ruhande reka turebe nanone ko hari umuntu utanabirimo bitanareba agakomeza kuba none uburyo bwo gucururizwaho reka mfatire urugero rworoshye ngewe nshobora kuba naragiranye ikibazo n'umuntu yego twembi turi babiri yego akakiganiriza uyu ahubwo akakigira ikibazo kuruta uwo njye nawe tugifitanye sinzi n'umva ikintu nshatse kuvuga ariko impamvu iri buze kuza ye kuko byaravuye mbaye nuko udafitanye amakimbirane n'uwo muntu oya ahubwo ukanamubwira uti ngewe ngira inama nagiranye ikibazo n'uyu muvandimwe dufitanye ibibazo bimeze bitya ndabyumva ni iki kiri gutuma umuntu yumva ko ikibangutse ari uguhita amwataka mu buryo bwo kugira ngo bibe bibi kuruta ko biba byiza ntabwo nzi niba wumva icyo ushatse kuvuga nicyo vuga kiraremeye ngewe niba nicaye nkaba nifitiye cano yanjye yego ngakora filime reka dufatire urugero no kuri filime nta kibazo no muri filime nyarwanda dufatire urugero kuri Papa Sava tukaba tuyikinamo nta n'iki ntwaye nanjye ntacyo ntwaye umuntu mu gitondo ati noneho shinga yawe kuki ukorana na Papa Sava buriya ntiyakize buriya ntabarya ntagize ati ugiye kubimbonera ngewe ukirana nawe ukorana nawe ntarabibona nkakubwira ariko ntacyo bintwaye ngo arabarya arabarya buriya urumva none ukicara utanabibona neza umuntu akazaganira n'undi akavuga ngo nanabibwiye digidigi yanga kubyumva azumva ryari ntabwo cyura muntu ari ikigori kucyura muntu ari ikigori kandi umuntu anyuzwe n'ibyo afite anyuzwe n'uko abayeho ntanavuga ati ahubwo ngewe mbona ikintu cyiza ari uko wakwicara mugakora gutya mwakora ibi mugakora ibi mukabyongera ahubwo ukavuga ati iyo haba byasenyukaga ngo nanagufasha ugakora ibyawe byo bikagira gute bigasenyuka none ikibazo kikaba icyo nanjye ngahita nubaka squad ku ruhande nkaho nabitwaye mu mutima wanjye ngahita ngena nkabwira Papa Sava urabizi uriya mutipa akwanga yamaye igitekerezo cy'uko dusenya poroje yawe urumva ikintu gihari ndacyumva cyane turi kugira nawe akicara akavuga ati kumbe nuko bimeze ejo mu gitondo nategwa gato agahita avuga ati n'ubundi bari barambwiye ko uzagira ute uzabisenya cyangwa n'ubundi bakugira inama yo kubisenya n'ubundi bagize ute bagiye mu murongo wo kubisenya ni ukuvuga nk'uko twatangiye tuvuga ngo ntibikwiye kandi tuvuga social media birageze igihe kirageze ngo abantu bareke kubererekera ibi bintu kandi babivuge koko babibwizanya ukuri ntabwo bikwiye ngo ngewe
nicare ntega amatwi umuntu usenya ibintu by'undi mujya inyuma. Ibyawe n'inshuti yawe aho Ibyanjye n'inshuti cyangwa ibyawe n'umukoresha ntabwo bikwiye pe. Ntabwo bikwiye kugira ngo njye ikibazo cya mugenzi wanjye cy'abantu babiri barimo bahanganye mu buryo bumwe cyangwa ubundi njye mu ruhande rwo gushyigikira ukuntu biba bibi kurusha biba bibi kurusha kuba byiza. Nta kintu bimaze. Twahereye kunda yego inda nubwo yaba akadomo ihora ishaka kurya nubwo warya ugashyiraho inyama ukazihaga. Ushobora guhaga inyama ugahaga kawunga ugahaga umuceri ariko uzasanga ushaka kurigata isukari cyane. Isukari nayo nusanga utashaka kuyirigata uzakenera gufata kiri duyishyire mu kanwa byanze bikunze uzasanga wumva ushaka ibishyimbo birimo gikukuru usanga ushaka ibishyimbo bitarimo gikukuru. Ariko ikintu cyiza cyari gihari ntabwo byari bikwiye rwose pe ngo abantu bicare bashwana abantu babarebere bemere yuko ibintu bikomeza bikure kugeza igihe umwe azicara akavuga ati umwe azabirindira undi azica undi. Yego ibitanakwiriye ntibikwiriye ko abantu bazana amakimbirane hagati y'abantu bibaniye neza mukorana neza mubanye neza. Yego wa muntu nk'uko wari uri kubivuga arashatse kurema amakimbirane hagati y'abantu batari bafitanye ikibazo. yego uricaye hari uranarije ntukina filimi wicara uranarije nta sheni ugira wicara uranarije ntuzi kudoda wicara uranarije nta duka ugira wicara uranarije ntumwubatsi ujye kuvangira umuntu w'umuenjenyeri. icyo rero ntabwo ari cyane nacyo kibazo ahubwo ibaze kuba wicara ugatangira kuvuga umuntu mutavukana mutaziranye mutabanye ukabyuka mu gitondo uje kumuganira. njyewe njya mbibona kuri YouTube ukajya ukabona umuntu araje atangiye gutanga ibyegeranyo atangiye gusesengura inkuru amateka y'umuntu ubuzima bwe nta muzi ntacyo bapfa ntibabana ukabona rwose inkuru irashishikaye pe amasaha biratavuga umuntu amuvuga ngo uriya urubanza rwe ngo urabona atangiye gukata n'urubanza urumva oya gatangira gukira aho ngabanya cyangwa ngo namuretse gato ngiye imurengera ngo itangiye kubiyi kandi ubwo umuntu urumva ntabwo uzi uburyo aregwa ntuzi uwarega nta nubwo ufite inshingano nturi umugenzacyaha yego nturi umushinjacyaha yego nturi umucamanza nta nubwo uri perezida w'urukiko runaka yego uruzi wanize uretse gato ntongereho ntabwo wigeze wiga n'ibijyanye n'amategeko nturi umwavoka ukata ku rubanza rw'umuntu uratangiye ngo twanarije turabona umucamanza ashingiye kuri ibi ngo yakagombye nguriya nawe ngo nginga imurengera imbabazi ze nazo zishobora kuzashingira ngo dushingiye ku bugenzacyaha RIB bari bakwiye gushingira ku iki kintu bakamufata none ukibaza uyu muntu uretse gato hari umetse kubona bati nzabakoma uwo muntu uretse kuba azi kuri social media nabwo nabi kuko uyu mwanya afite izina ribi tutavuze uwo ari we ntuzagire ubibeshya ngo amenyere ntiwabaye umusirikare ntabwo uri demobe nturi umupolisi nta nubwo uri woko defense nta nubwo uri harya babandi bakora ku daso ntabwo uri daso urahabya abaturarwanda ikintu gihari kandi mu by'ukuri nta nubwo uri inkera gutabara hari abantu babifite mu nshingano hari ababifite ariko duhigi uretse gato ni ukuri kubera ko ndakwibutse murakosheje umuntu amubonye ati ntuzibeshye we ati imihanda nayijeho nararakaye nzamanwa mvaho mfuye ati kandi uzamenyera ati nzamuvunye umuheto umunwa wawe gusa n'amahirwe mato wagize abaturarwanda bakagukunda n'abanyarwanda ibyo biguha ubuhe budahangarwa butuma ukanga abaturage ntibikwiriye ko ukwiye guhirahira ukaba utari no mu nkeragutabara ukaza kubwira abantu ukaga abanyarwanda uzabereke njyewe ikintu ukagira ngo abantu afite inyuma ikintu mbona uzabyitondera unarebe n'abagafite inyuma baba batinya cyane ntiyatinyuka kuvuga amagambo nk'ayo anagutera n'ubwoba na gatoya akavuga ati nyabona muri uyu murongo ugende gutya witwararitse aha tudakora n'amakosa. ubundi twakibajije ngo dufite iki kwanza noneho ni iki dushaka ese ni iki uretse gato twe kujya kure
ubu ngubu wakwitwaza ko wamenyekanye muri sinema nyarwanda ukaza gukanga abaturage. none se njye narimenye njyewe ahubwo namenyekanishijwe n'abo bantu nibo batumye menyekana. None se ubu uyu muntu uhindutse imbunda guteze uyu muntu uhindutse ipingu. oya igice cyatumuza hano ngo nuko wagize amahirwe abantu bakagukunda bakagukurikira bakagukorera comment bakagusharinga turagufana tukagufana none tugiye kubihindura intwaro amatwi ibyo ukabihindura intwaro ntabwo byari ukanga abanyarwanda ntabwo byari bikwiye ni nacyo cyo navugaga twibaze ngo dufite iki yego ni iki dushaka ni iki turi butange niba ngewe nanabivuze mu gitondo biranatangaje ntawe ntunze urutoki nashaka wenda yiyumve ariko kuba nge nabyuka mu gitondo nabyuka mu gitondo nkabyuka nje gufata iminota 30 yo gusesengura inkuru ya runaka reka mfatire ku rugero yego umugabo n'umugore barabana bashwanye biba ngombwa ko hazamo kururu bigera kure inkuru ikugwa mu gutwi iyo nkuru ikugwa mu gutwi ariko uje kubibwira nabo bitarebaga n'abatabishakaga n'abatari byacitse hagati ya runaka na runaka buriya ngenge ntanga urugero nkavuga nti umunsi uzicara ku irimbi yego ufotora ngo dore yarari mu isanduku ngo y'ubururu ngo idafunze neza ngo iruhande rwe ngo hari abantu batatu ngo badafite indabo zihenze urumva ngo banamutwaye muri Daihatsu icyo kintu kicara ukakivuga ukumva yuko uri kuvuga ngo inkuru ngo urabwira abantu ibintu ujye uhita utekereza wa muntu utanze isanduku ya miliyoni wa muntu utanze yuko nawe akorerwa ibyo bintu by'ibirori bimeze gutya na gutya wicaye ubabajwe nuko atakaje umuntu ari kuzamutunga cyangwa akaba igisubizo cy'umuryango nurangiza wicara uvuga ibyo bintu rwose bibi inkuru ushishikare sinzi wafotoye umwana we ari hari umwana ari kurira yambaye udukweto dushaje ari kugira gute ukumva ko ngo urimo kucuruza ese mu by'ukuri sa n'uwigira wowe sibyo yego ndakumva tuvuge ko ari wowe bibayeho ese mu by'ukuri mu buzima busanzwe ntabwo ugira ikintu kikubabaza gikorwa n'undi muntu kigukoreweho niba icyo kintu kikubabaza gikozwe n'undi muntu kigukoreweho kuki unezezwa no kugikorera mugenzi wawe mu kinyarwanda cyiza nk'uko twahoze tubivuga ntibikwiriye ko wowe munyamakuru utaranabyize kabone niyo wabaranabyize yego umuntu aba yagize ibyago usanga ibitangazamakuru nk'amagana ibyatsi ujye gucururiza ku rupfu rw'umuntu bigiye ahantu habaye ibyago bateye kamera bataranamusuye na mbere na kare ibi bintu byo gufotora urupfu rw'abantu kugufotora byabaga ari ukuvuga ngo ngiye mfite bakuru banjye ba diaspora yego mfite barumuna banjye mfite bashiki banjye batari hano bari buze kure bakeneye kuzareba ngo byagenze byagenze uku bigenda uku baramuherekeza kugira ngo baruke ku mutavuga bati koko dore uburyo yashyinguwemo ariko noneho byatangiye kuba inkuru umuntu agapfira mu gace runaka inkuru bakayituzanira ngo dore ukuntu byari byifashe ngo dore ukuntu byari bimeze umuntu agize ibyago baramutwaye bibu ntiyamufashe y'ubwayo ngo imwizanire kumwereka rubanda yego si uko tuyirusha ibyuma bihenze si uko tunayirusha abanyamakuru bakomeye si uko tuyirusha amakuru menshi kuri iyo kesi yabikoze ifata umuntu iramutwara ariko noneho bikagera n'igihe ujya kumusura kugira ngo ukamere ukuntu ari muri gereza uzewereke abantu mu by'ukuri kuba umuntu ari mu byago kuba umuntu ababaye kuba umuntu akeneye ubufasha mu buryo rumwe cyangwa ubundi ni iki kiri gutuma wumva ko wabishakishirizamo indonke kugira ngo ukunde ugaragaze yuko ari ikintu kitagenda neza ugasanga hari byinshi byanariza mu buryo bwe none batangira no kubisesengura umuntu akicara akabyumva umutima ugashwanyagurika ariko kuko ntacyo yagutwara agaceceka ariko reka turebe abaye wowe umwana wawe araje baramufashe ku ngufu akorewe icyaha yego amaze gukorerwa icyaha yarakeneye ubuvugizi umwana yarakeneye kwicara akarindwa umwana yarakeneye kwicara bakamugira inama bakamuhumuriza no kugirwa inama ahubwo noneho mu gihe yakagombye kuba yicaye avuga ati byibuze batangiye kuntekerezaho ahubwo batangiye kuza ibintu byo kuvuga ngo dore wa mwana dore wa mwana dore wa mwana dore wa mwana kandi icyo mbamenyesha ifoto ntaho ijya ishusho ntaho ijya kandi umuntu ntago amenya icyo azaba mu minsi iri imbere warangiza ukajya kubona ukabona umwana yarangije kujya mu itangazamakuru baravuga ibi ari kubona se bamugaragura aha
arabona nyina baramugaragura uwo mwana icyo kintu ari ese kiri kumwubaka mu mutwe cyangwa kiri kumusenya ese niba koko ushaka kubaka society uburyo uri kubikoramo n'ubwo uri kubitangamo uri kubaka ku buryo uvuga uti byibuze no mu mwana igikomere ku buryo ibintu azabireba akavuga ngo biramufasha cyangwa bizamura bimusubiza inyuma ibyo nabyo ntibikwiriye rwose habe noneho hari n'abandi bantu hano baba social media influencer usanga bafite ikibazo nawe kugira ngo agukubite hasi neza kuko abana ntaho yaguhera uhagaze neza akajya kuzanamo ababyeyi bawe akitwaza bya bindi ababyeyi bawe bakoze cyangwa wa murongo wawe ababyeyi batagendeyemo neza nawe akaza kubirinduriramo ese ibyo byo birakwiye hari igihe umuntu akora ikintu agishaka hari n'igihe umuntu akora ikintu atagishaka kuko mu bantu habamo uburyo umuntu ashiduka yakoze ikosa abishaka cyangwa atabishaka na kenshi mu rukiko nimujyayo umuntu bazamubwira bati n'icyo wavuga ku myanzuro ufatiwe akavuga ko umuntu namwishe nicyo kintu numva kinejeje bati ubonye undi ati nawe namwica ari mu rukiko ukumva umuntu afite iyo mitekerereze n'iyo myumvire hakaba n'undi muntu uvuga ati mbabajwe n'ibyo nakoze kubera yuko byari umujinya narabihubukiye nashidutse iki nagikoze byagenze gutya mu by'ukuri hari ukuntu utatera ibuye umuntu bitewe n'impamvu cyangwa n'ikintu cyabaye bitewe n'impamvu akenshi amarangamutima uburyo bwo kwakira ibintu ntikungana niyo mpamvu ugira gutya ukabona umuntu bamwibye 100,000 akiyahura undi muntu bakamwibye 100,000 akagira imbaraga zo gukora cyane undi muntu bakamwibye 100,000 nagafata umwanzuro wo kujya yiba bivuge ngo hakabayo kongera nanone tukareba kabiri tugahita tuvuga tuti ibyo ari byose iki kintu umuntu yakoze iki kintu umuntu yakoze reka tumuhe umwanya yitekerezeho cyaba ikibazo utemera guhinduka no kugirwa inama ariko ku rundi ruhande tubaye mu buzima bwo gukora amakosa ahubwo ikibazo ni ukutemera ikosa no kurisabira imbabazi kandi burya ibanga ni ukwemera kwemera byorohereza umutima uwo wahemukiye kwemera byorohereza umutima abandi bakubona ku ruhande ntibagufata nabi kuko hari igihe ugera mu bihe bibi hari igihe ugera mu bihe bibi ibintu byose bikanga ukabyuka mu gitondo ukagonga umuntu mu gihe uvuze utereka mbe ndetse by'imodoka ari basi niturize wajya mu kabari wagera nka gutya ugiye kweguka ugakoma ikintu kontwari kagwa wagera wawe mu rugo wakubita umwana urushyi ugahita umukubita agahita yikubita hasi agahita arabirana mu by'ukuri uwageze mu bihe bikomeye kandi bibi ibanga rero rya mbere ni ukwicara ukitekerezaho ariko natwe ababirebesha amaso twari dukeneye gufata umwanya tugatuza tugaha umuntu umwanya agahumeka akanadijera ibyo yavuze n'ibyo yabonye ariko iyo yabaye akantu abantu bagahita batangira kotsa umuntu igitutu urumva muramukirushya mukamucanga kandi dufite ukuntu turemye tutemera guhinduka tutemera no kwemera ko twatsinzwe icyo gihe rero iyo wakomeje kugira inarijye no gukora resistance ukavuga uti kama mbaye noneho byabaye ndamaze ibintu biba byagize gute byazambye ariko mu by'ukuri bibaho ko umuntu yategwa yaba mu ijambo yavuze bibaho ko umuntu yategwa mu bintu yakoze bibaho ko n'umuntu ashobora gukora ikintu atarazi ko kiri ku rwego ruremeye murabizi abantu benshi agira gutya bakamuha ijambo akavuga ari n'intyoza pe ariko ukajya kumva akubisemo ijambo rirasobanya ibintu rwose byose akaba arabivanze hariya ikintu gihari gikomeye n'ikihe ni ukumugoragoza abantu bakamwegera batamuhutaza bakamubwira bati rero muvandimwe mu by'ukuri byari bikwiye byari ibi ariko turabona ufite indi verisiyo ibi bintu byaje gute nawe aricara akitekereza ariko akenshi iyo mufashe umuntu akoza agakosa mugahita mumwataka ntihagire n'umucira kari urutega agahita bigicibwa muri sosiyete ntabwo aba ari byo wavuze ikintu cy'indangagaciro uhita ubyuza n'ikintu cyitwa ubutore icyo ni ikintu cyo kwicara umuntu akavuga ati ngewe mu by'ukuri nakoze ikosa ndaryemera muri mbabarira kandi mwana ari mubabarira rikarangira uzi impamvu uvuze ngo rikarangira uzi uko ugira gutyo ukabona umuntu azanye nka video y'umuntu yo mu 2,000 urumva
akayikubita akandikaho ngo wari uzi ko twabyibagiwe, ngo ntimuzagire ngo twarabyibagiwe, ngo ntimuzagire ngo twarabyibagiwe. Ukibaza ukavuga uti uyu muntu ibi bintu abyibutse ngo bidufashe iki? Sibyo se? kandi na nyirabyo ntiyabyibuka, na nyirabyo wenda afashe umwanya wo kubyibagirwa, aranavuga ati ibi birarangiye mpindura ndabirenze. Ariko ukabona umuntu azuye akabuze rwose. Ntabwo byari bikwiye. Niba hari umuntu wagize amateka mabi, ayo mateka akarangira, mureke ayo mateka arangirane n'ibyarangiye, tubeho dutuje, twiyubake, ibintu bigende neza. Iyo ugurije banki ukajya muri CRB ukishyura ideni, banki igukuraho umugayo, ibyarangiye bikaba birangiye, ukabitsa neza, ubutaha bakakuguriza. Ntabwo rero bongera ngo baze bavuge ngo ngo urumva ngo twarakugurije ngo twishyura nabi. Wishyuye nabi ariko watanze iki? Amande. Uranishyura. Ntabwo rero byari bikwiye ngo umuntu yongere gufatira reference ngo uribuka ngo cyagiye ukumva umuntu azanye ibintu rwose byarangiye, agaruye ibitari ngombwa. Icyo ntihagari cyo. N'ikindi kintu kitari gikwiye, turebe uburyo abantu b'Abanyarwanda nyabo tumenye yuko dufite ukuntu tubayeho, abantu bifitiye utuntu twinshi mu mutwe kubera n'impamvu zitandukanye. Sibyo? Ntabwo rero byari bikwiye ngo abantu bakomeze basomborotse abandi, bakomeze basembura abandi. Ntabwo bikwiye. Social media rwose cyari ikintu cyari gihari ngo abantu bacuruze, urumva batera imbere. Ntabwo cyari ikintu cyo kugira ngo abantu wenda tubaye nk'abahina amagambo muri ntibikwiriye, wenda nitugirirwa impuhwe n'ababishinzwe mu nzego zitandukanye, bazatuzanire ubwiyunge, batuzanire ubwiyunge muri social media, kuko bagiye guhana abantu. Impamvu ndashingira ku byo wenda nk'umuvugizi wa RIB yatangaje, avuga ati aho mugeze murimo murakabya, kwiriye ibihano muri kwica amategeko runaka. Izo tekereza ko yavuze kuri yaburiye ukagira ngo bamubwira ati tubwira abantu vene bagize ngo yabayoberwa, barabafite. None se ubwo niba uzi yuko reka rongeye nisabira ikintu kimwe, kuko rega natwe baratureba. Yego, nuko byaramwe abantu, reka dufate ko hari abibeshye, hari abahubutse kubera impamvu zishingiye ku ndamu zinda. Yego, urumva, nimutubabarire, urumva, mutworohereze cyangwa baborohereze, batwunge, banatwibutse inshingano nk'izi ngizi. Hanyuma gushyiramo imibare myinshi. Ese inshingano bagiye kutwibutsa tutazi nizi? Hari ababikoze benshi batabizi. Reka ngurugire, ndabyemeranya nawe, babikoze benshi batabizi. Icyo sinjanze. Reka nkubwire, kandi nawe nabivuze n'ejo bundi, hari ukuntu turi gusenya ibintu twubatse tuzi ko turi gusenya ngo ibya bamwe, kandi n'ibyacu turi kubisenya, turi kwisenya. Biragoye kugira ngo umuntu azangirire icyizere cyo kumbona nk'umuntu ufatika muri sosiyete, kandi azi yuko jewe ndi umuntu uri mu bibazo n'abantu, ndi mu butiku, ndi mu biki, kandi uwo muntu nawe igihe cyose azavuga ati nge nzakurambararaho kuko ngewe ngufana nkwemera, azaba ikibazo muri sosiyete, kuko bazavuga bati ureba ute umuntu ukiri inyuma ya runaka kandi tubona adashobotse. Urumva, icyo ni kimwe. Icya kabiri, simbizi niba hari backup yindi twateguye y'ibyo tuzajyamo mu gihe ibingibi tuzaba twabishenye, ariko bizagorana kuko igihe cyose uzaba watakaje icyo nakwita umurongo n'ubunyangamugayo. Reka dusindagira aka kantu. Yego, wa muntu we kurimo ucuruza itiko, yego, wateganije mu gihe aya matika adahari ikintu uzakoresha? Ntabwo aya matiko azarambareka nyine. Waruvuze akantu keza bavuga ngo ntabwo tuzi n'abo bantu barateguye backup. Yego, bakabavuga bati nibishaka bisenyuke dufite ibindi tuzinjira, akaba ari nacyo wenda bashaka. Abantu rero bacuruza kuri social media, bafite izo kamera, bafite izo mikoro, bafite amacana ko yari guhitinga kubera amatiku. Yego, nashira muzabigenza muti, ni naho dusoreje. Bakwiye kwitekerezaho, content ufite uzacuruza niyi. Ese ko mbona ko abazana amatiku bahore bayashakira ku bwinshi, nk'uyu mwivaho haza windi, amatiku ntazarangira, ikizayarangiza ngiki. Ese ntubona ko ari aba social media ahubwo influencer bakabaye bayarangiza, kuko amatiku y'ubwayo nibashaka ko arangira azarangira. Reka nkubwire akantu kamwe ngiye nsoza. Yego, suzi yuko uri muntu azajya yivugira ibye. Yego,
kandi akikorera n'umuzigo we. Reka nkubwize ukuri, umunsi bizagera igihe bavuga bati twebwe twababwiye ibi mwikorera ibi, tubabwira ibi mukora ibi, ntekereza ko ntawe uzicara avuge ngo uko bigenze uko. Twese turi kubibona yuko ahantu turi kujyana ibi bintu ntabwo ari heza. Muri makeya muri ntibikwiriye turimo tunasoza, tunashimira abana natwe umunsi ku wundi bakwiye no gushyigikira ntibikwiriye kugira ngo dusenye cyangwa se dushyigikira ibiri ngombwa gushyigikirwa, tunange ibikwiriye kwangwa kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda. Katubwire yuko dakwiriye ibyo turimo bimwe na bimwe, ahubwo dushyira imbaraga mu bikwiriye, tunatekereze ngo eshe aya matika adahari nacuruza iki. Ese kuki social media iriho yaziye iki? Yaje kudufasha, ni umuyobozi mwiza wo gukora, ariko nanone turebe ibidakwiriye tubinenge tubikuremo, none dukomeze ibikwiriye. Murakoze. Nawe Digidi tubwire niki twasorezaho muri ntibikwiriye y'uyu munsi? Igikwiriye twasoreza aka kanya nuko twicara tukitekerezaho, tukabona ko bucya bwitwejo. Ibitari byiza biri kumbaho uyu munsi, kuko isi yituruna nayo byakubaho. Rero winezezwa no gucururiza cyangwa se gushimishwa no ko mugenzi wawe yagize ibyago, aho umugabo aguterera utwatsi, ahubwo dukavaringane dufatikanye, ibintu birushaho kugenda neza. Hari inkuru ya Yohana ikubiye muri filime nabonye murimo gukina muri no minsi nshyashya, yego, kandi nziza mu by'ukuri, ishingiye ku nkuru ya Gikristo. Yego, iri gospel tunabonera wenda guhamagarira abakristo, abantu bakunda gospel. Tunabashimira Digidi kuba yaratekereje kuba yajya muri sinema nyarwanda ariko ya Gikristo, ahubwo wenda mu magambo make ushobora kubarangira nk'ahantu bayibona bakenera kuyisura. Irahari, iri kuri YouTube. Yego, YouTube yitwa ni Yohana series, ubyanditsemo gutyo rwose, Yohana series, kwa kunandika seri ihita ijyaho, yitwa inkuru ya Yohana. Ni irahari mu magambo make cyane, wenda ifite ihe ntego, ifite intego yo kongera kureba ukuntu twakugira umuryango mwiza, si uvuga ngo ushingiye kuri Gikristo, ahubwo umuryango ushingiye ku buzima bwiza butarimo amakimbirane, butarimo amatiku nk'ibyo twavuze haruguru, bitarimo za munyangire, bitarimo, ariko byose bigamije kugira ngo abantu barebe ukuntu bahuza iby'Imana n'iby'ubuzima bwo bwa buri munsi, babe batuje binjoye ingisi. Urakoze cyane mwe mudukurikiye, twari mu kiganiro ntibikwiriye cy'uyu munsi, twari turi kumwe na Timamu Jean Baptiste ndetse n'umusitari wamamaye cyane mu mafilime nyarwanda Digidi. Nanjye nari Haguma. Murakoze cyane, mukomeze kurindwa n'Imana. Bye bye.